tubifurije ibihe byiza abakunzi b'ubutumwa bwiza butambuka kuri iyi mirongo itandukanye, ariko by'umwihariko turi kumwe uyu mwanya muri iki kiganiro tugiye kugirana na pasiteri Pastor Desire. Ngira ngo abantu benshi baramuzi, ariko harimo wenda baba barebye bwa mbere, harimo abantu bashya bagenda baza ku mbuga nkoranyambaga, mwabibwira pasiteri. Ariko mbere yo kubibwira turabanza dusenge kugira ngo twinjire mu kiganiro bimeze neza n'abantu bumva umwuka w'Imana mudufashije. Data, mu izina rya Yesu tugushimiye ko uduhaye ubuntu bwo kuba imbere yawe. Turasenze kugira ngo ubane natwe, kandi muri iki gihe turimo kwibuka Pasika, kiba ari igihe cyiza cyo gusabana nawe no kwibuka urupfu rwawe n'imbaraga zikorera mu bizera. Bana natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Umuntu ababonye bwa mbere mwamwibwira? Nitwa Desire Habyarimana, ndi umupapa w'abana babiri n'umudamu. Nkunda Yesu. N'umupasiteri? Ntabwo ari byo nkunda kubanza. Ndi umupasiteri muri ADEPR. Tugiye kuganira kuri Pasika, tuvuga Pasika y'Abayuda n'iy'Abakristo aho zitandukanira, tunareba igisobanuro cya Pasika muri iki gihe cya none uko abantu bakwiye kuba bagifata. Duhera aho ngaho. Ubundi Pasika muri rusange ni iki? Umuntu umubwiye Pasika, kera nibuka batwigishaga ati igisima baratubwira ngo twibuke izuka rya Kristo, rya Yezu Kristo, niko twavugaga. Umuntu umubwiye Pasika mu magambo make ni iki? Pasika isobanuye guhishwa cyangwa se gutambukwaho cyangwa se kurindwa, kuko ni igihe Abisirayeli bari muri Egiputa. Imana ikababwira ko bari bubage umwana w'intama, bagasiga amaraso ku nkomanizo z'imiryango, hanyuma umurimbuzi naza atari bwica abana b'imfura. Icyo gihe rero byasobanurwa guhishwa cyangwa se gutambukwaho cyangwa se kurindwa. Niyo Pasika nicyo gihe yatangiye. Hanyuma muri Kristo Yesu naho twarahishwe twarahishwe umurimbuzi, ibihembo by'ibyaha n'urupfu, impano y'Imana n'ubugingo buhoraho. Twari twarakatiwe kuzarimbuka, hanyuma umurimbuzi yatunyuzeho kuko twahishwe muri Kristo Yesu. Reka tuyitandukanye rero, tuba ari byo duheraho. Hari iy'Abakristo bizihiza, ariko n'Abayahudi bagira n'iyabo bizihiza, cyane ko tunazizihiza mu bihe bitandukanye nkurikije na kalendari bagenderaho, kuko bo batandukanye natwe. Iy'Abakristo n'iy'Abayahudi bitandukana bite? Urabona, Abayahudi baracizerera mu isezerano rya kera, baracizerera mu bitabo bitanu bya Mose. Hanyuma Abakristo bo bashoboye guhuza Pasika Kristo na ubundi Pasika ya kera, umwana w'intama yasobanura Kristo. Ibintu byose bivugwa mu isezerano rya kera ni igicucu cy'ibi byagomba kuba mu isezerano rishya. Hanyuma Abayuda bo kuko batizeye Kristo, nk'uwavutse ari uruhinja agapfa ku musaraba, baracyategereje Mesiya azaza ari umwami. Niyo mpamvu kwizera kwabo kukiri mu isezerano rya kera, naho izo Pasika zitandukanira gusa. Bazizihiza bate? Iyabo bayizihiza bate uyu munsi wa none? Kuko mujya no muri Israel, uko mwabibonye bayizihiza bate iyabo uyu munsi wa none? Pasika yabo barayizihiza. Ubundi Abayuda n'ubusanzwe ntibakora ibintu igice ibintu barabikora bikuzura ku kigero nyine kiri hejuru. Rero Pasika yabo ukuntu bayizihiza, bava imihanda yose mu isi yose bakaza i Yerusalemu. Niko byagendaga kuva mu isezerano rya kera. Baraza bagahura, bakagira igihe cy'umusaruro, bakazana ingano zabo, bakazana ibyo bejeje, bakaza kwizihiza Pasika. Cyabaga ari igihe gikomeye. Kugeza uyu munsi nicyo gihe gikomeye iwabo. Ni umwe mu minsi mikuru ikomeye mu muco wa Kiyuda. Ni ubwo buryo babikora. Ubona Abakristo rero bayizihiza bate bobo iyo ubirebye? Nabivuga gutera, njye mbona tutazi icyo Yesu yakoze. Ubundi kwizihiza ikintu ni uko ubuzi uburemere bw'icyakozwe. Ariko Abakristo abenshi, sinavuga pourcentage, ariko abenshi ntibazi icyo Yesu yakoze. Umenye ko, reka nguhe ntange urugero yenda abadukurikiye bashobora kumva.
umuntu mu mategeko hano y'u Rwanda bakuyemo igihano cy'urupfu ariko kigeze kubamo. Dusubire inyuma k'ikihari. Umuntu yakoze icyaha kituma bamwica, hanyuma umucamanza akanzura ko ejo bazamumanika, bakamujyana muri kasho. Kasho ni gereza iba muri gereza, aho muri metere kare, utegereje ko ejo bazakumanika. Uyu muntu hari ikintu wamukorera ngo yishime. Hanyuma tumurebe ejo Theogene bamusohoye, bakamuhamagara mu mazina yombi, azi ko aribwo bwa nyuma arebye izuba. Hanyuma yagera hanze bakamubwira ngo ntugipfuye, taha bakubabariye. Yakwishima gute? Uzi ko twari twarakatiwe ibihembo by'ibyaha n'urupfu, hanyuma Yesu yapfuye urupfu twagombaga kuzapfa. Ntabwo rero twizihiza Pasika nk'abantu barokotse, bahishwe, barokotse urupfu nk'ubwo muri Egiputa, barokotse kuzarimbuka by'iteka. Ntabwo ari ko tubyizihiza, ahubwo ubona dukundishwa Yesu nuko ari buduhe imigati, ari budukorera ibitangaza. Kwizera Kristo kwacu ubona tumushakamo inyungu kuruta kumenya agaciro k'ubugingo buhoraho yatuzaniye. Rero abasobanukiwe neza Pasika mu bakristo, bazi uwo bizihiza, bazi n'icyo yakoze mu buzima bwabo. Mu yandi magambo, iyo urebye ubona twebwe tumeze, reka mvuge ngo abantu baba bameze nk'abari kubyina indirimbo ariko batazi ibyo babyina, cyangwa se reka mbihuze no muziki, bari kubyina ariko batumva ibyo babyina. Niko wabigereranya? Reka dutange urugero ruri hano abantu benshi bashobora kumva. Iyo turirimbye ngo intsinzi bana b'u Rwanda, intsinzi, ukayumva muri radiyo gusa, utekereza ko bimeze nk'umuntu yatangiye urugamba muri 1991 kugeza 4 na nyuma yaho bakamurasa amatwi, ejo bakamurasa amaguru, kubw'amahirwe akabona igihugu kirabohowe. Utekereza ko babyumva kimwe? N'ubundi ni nk'ibyo. Ni nk'ibyo, ntabwo abantu bashobora kubyizihiza kimwe batazi icyakozwe mu mitima yabo. Uwababariwe ibyaha akamenya kurokoka, cyangwa se guhishwa, cyangwa se gukira umurimbuzi, akaba yumva ari muri Kristo Yesu neza, azi ibyo yizihiza. Hanyuma ubyumva kuri radiyo nawe wumva ari indirimbo gusa, biterwa n'umubano wenyine na Kristo. Hari ibigaragara hirya no hino mu madini n'amatorero, iminsi ibanziriza Pasika bakongera bakikorera imisaraba. Muri za Brazil ndetse na za Mexique ho hanagaragaye n'abemera kongera kubambwa nk'uko Yesu yari yabambwe. Biriya bintu bibonye abitwa abakristo bakongera bakarira, bagafata umwanya rwose bakaboroga, abandi bakigonga ibyo kurya baryaga bagahindura. Ubona bivuze iki ku bakristo? Niba warasomye agatabo k'umugenzi, hari ahantu bavuga ngo hari abantu babaho ubuzima, dufata igisambo kigeze munsi y'umusaraba babambyeho igisambo cyene wabo, kigahinda umushitsi ako kanya, ariko nyuma y'iminota mike ahavuye agahita yongera kiba, agakora cya kindi cyabambishije wa wundi. Niba rero duhinda umushitsi mu kuri Pasika, tukarira, tukababara, tukabambwa, ariko ubuzima tubaho kuwa mbere no kuwa kabiri n'indi minsi ikurikiyeho butagaragaza urupfu rwa Kristo, ntacyo byaba bimaze, kuko Kristo yarapfuye arazuka. Ntabwo twebwe tubambwa ngo tugire uwo ducungura. Uwaducunguye n'umwe gusa, nta rindi zina twahawe munsi y'izuba ryo gukirizwamo, ahubwo ni ukwinjiza urupfu rwa Yesu mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tukababarira nk'uko yababariye, tugakunda nk'uko yakunze, tukihangana nk'uko yihanganye. Hanyuma abaturebye bakabona Kristo, kuko muribuka abakristo muri Antiyokiya ntibibabaje kugira ngo babarebe, ahubwo barebye imbuto zabo, imiterere yabo, baravuga ngo ni abakristo, kubera ko bagaragaza Kristo mu buzima bwabo. Aha niho Bibiliya ivuga ngo mugire ingeso nziza mu banyamahanga, nubwo bavuga nabi babasebya, nibabora imirimo yanyu myiza bazahimbaza Data wo mu ijuru. Nge rero kwibabaza mu kwa kane mbifata nk'ikinyoma. Ni ikinyoma kidafite ishingiro. Kristo icyo yakoze kirahagije, hanyuma nta nubwo dukwiye kubyibuka mu kwa kane gusa, dukwiye kwibuka kurokoka kwacu. Iyo ubonye ababyibuka rero banarira, ukabona bababaye, Pasika abantu bakwiye kuba bayibuka banababara, banarira. Mbivuge gute se? Reka ntanga urugero.
uriya mubabaro yaba wari ukomerejeho umuntu akagira agahinda gatera kwihana kuticuzwa, hanyuma akamenya ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ubwo byamutera kwitwara neza hagati mu yindi minsi, akagerekaho guhindukira akavuga ati inzira nayo ndimo ndaziretse ndahindukiye, yahindukira akizera amaraso ya Yesu nk'igitambo kizima gishobora kumukuraho ibyaha, akatura ibyaha yakoze, ubwo yaba akijijwe, agatangira noneho ubuzima bwo kugendana n'Imana kuko yamenye icyo Yesu yakoze ku musaraba. Rero uriya mubabaro wabo basaba Imana ukomerezeho, bamenye icyo Yesu yakoze, bitari teori gusa ahubwo bihinduka ubuzima, bamenye icyo Yesu yakoze mu buzima bwabo, bizabafasha. uvuze ngo bihinduke ubuzima, numvise neza ushatse gusobanura ko abakristo bagakwiye guhora muri Pasaka. Kwizihiza Pasika bikwiye kuba buri munota, bikwiye kuba buri segonde, bikwiye kuba uko ubitekereje, bikwiye kuba mu mikorere, ukajya uvuga ngo Umwami ndagushima ku bw'icyo wakoze, ushimwe ko wampaye ubugingo buhoraho muri Kristo Yesu, ushimwe ko wankijije kuzarimbuka. Umuntu yababariwe azi ko yari afite urubanza rumuremereye, ntabwo yakwitwara nk'umuntu wari uraho gusa, yabahora. Nigeze kumva agatekerezo, murabizi ko udutekerezo two mu rusengero batuvuga inshuro nyinshi bakanaduhindagura, yuko usanga inkuru y'umwimerere rimwe na rimwe yaratakaye, ariko nigeze kumva umwami yakijije amukura mu bukene, mu butindi bukabije, bamuca inzara, bamwogosha imisatsi, arangije ngo arabifata arabibika. Igihe cyose babaga bariho barabyina imbere y'umwami, yabikoragaho agahita abyina kuruta abandi, akavuga ati ndibuka aho umwami yankuye. Baje kumugambanira bavuga ko afite uburozi, ashaka kwica umwami. Umwami aramuhamagara, mbere yo kumwica bamuha akanya arisobanura, avuga ati mwami barambeshere, nzi aho wankuye, dore ibyo wankijije ni ibi, ya misatsi, za nzara, dore uko nari imeze. Igihe cyose iyo mbyibutse numva nakora ibishoboka byose kugira ngo umwami yishime. N'ibindi rero ni nk'uko bimeze, iyo wibutse icyo Yesu yakoze ukwiye guhora ukibuka buri gihe, kuko agakiza ni ugukizwa ibyari kuzakurimbura, hanyuma ukabona ubugingo buhoraho. Muba mu muryango witwa SIC, nk'uko bivugwa, Seek and Save Humanity Ministry, ni ugushaka no kurokora cyangwa se gukiza icyazimiye. Iyo murebye mu miryango ya gikristo hirya no hino ku isi bizihiza Pasika cyane, ntimwagakwiye kuba mugihari kuko abantu bizihiza Pasika abandi bakavuga ko ari n'abakristo. Ubona Pasika ikora iki mu buzima bw'abakristo bahora bayizihiza ubundi? Reka mbivuge gutya, izina rya Yesu ritunze abantu benshi kandi bataryemera. Ndebere imiryango ya gikristo, abahanzi ku giti cyabo, ibitabo byandikwa, ibintu byose bikomeye ku isi bishingiye ku bukristo, kandi abo bigaburira ntibamwemera. Ni ukuvuga ngo abo Yesu atunze ahubwo baramwakiriye, nawe arabatunze. Reka nguhe urugero, urabizi ko buri gihe tujya muri Isirayeli. Isirayeli nicyo gihugu cinjiza amamiliyoni n'amamiliyoni y'abakerarugendo baje kureba amateka ya Yesu, kandi bo ntibamwemera. Bafite minisiteri ya tourisme, ariko ntibemera Yesu nk'umwami n'umukiza. Ahubwo niyo ubaye umuyahudi wemera ibyo uratotezwa. Judaisme irakomeye ku kigero, igizwe n'ibintu bitatu: ni umuco wabo, ni idini, ni politiki. Ni ukuvuga ko abantu bose Yesu atunze ntibamwakiriye, nabwo niwe ubatunze, arabagaburira. Ndebera abapasitoro n'abana babo n'insengero, abantu benshi Yesu arabagaburira ariko ntibamwemera. Na Pasika ni muri ubwo buryo yizihizwa. Ubukristo n'umuri gukomeza kugira intege nke, kandi twitwa ko duserebura ko twabohowe, twacunguwe. So kugira intege nke gusa, iyo urebye ku ruhande rw'abamisiyoneri bakurikirana ubuzima bw'abakristo buri munsi, ubona abakristo bagenda bashiraho, kandi wenda tubihere mu matorero 7 ya Efeso. Bari abantu bubatse neza, byari bikiri originale, ariko kuko wenda urugero babuze urukundo rwa mbere, ubu bukristo bwarazimye. Turukiya abayisilamu ni 99.9%, nta mukristo wahabona, kandi ni wahahoze amatorero 7 ya Efeso. Kubera iki? Abakristo bagiye batakaza
kumenya abo bari bo, bagiye batakaza kumenya pasika y'ukuri, bisigara ari amagambo gusa, birangije ubukristo burashira. Nitutamenya guhuza urupfu rwa Yesu n'ubuzima tubaho bwa buri munsi, ubukristo buzasigara mu magambo, bazasigara bavuga ngo higeze kubaho, ariko ntabakihari. Hirya no hino ku isi iyo iminsi mikuru nk'ingi igiye kuza, hari aho amasoko usanga n'ibiciro byahenze. Kuri pasika inyama ugasanga zahenze, ibyo kwambara byahenze. Ubona abakristo bizihiza umunsi cyangwa bizihiza baba bashaka kongera kunezeza imibiri aho kwizihiza icyo Yesu yarashatse gukora? Urakoze cyane. Ubundi uribuka ko Yesu yaje hari amadini yubatse neza, idini rya Kiyuda, idini ry'Abaroma, idini ry'Abagiriki, hari Abasadukayo, Abafarisayo. Aya ari amadini 10 yari akomeye, na n'ubu arashakomeye, ariko Yesu ntiyigeze aba umuyoboke w'idini na rimwe, ahubwo yahise atangiriza ubwami bw'Imana ku ruhande. Kubera iki? Umuntu agizwe n'ibice bitatu: umwuka, ubugingo n'umubiri. Idini rero rihera inyuma, bareba ko watanze icya 10, ko uri hafi ya pasiteri, uri muri korali, umudiyakoni, bahita bakwemera, nta kindi bashingiraho. Ariko Yesu we yaje kuzura umuntu w'imbere. Muri bya bice bitatu bigize umuntu, agace kumva Imana ni umwuka. Hanyuma igihe Imana yabwira Adamu ngo ubwo ukoze icyaha gupfa kuzapfa, mu mubiri yamaze imyaka 930 ntiyahise apfa, ariko mu mwuka, wa mwuka usa n'Imana yari yarapfuye. Yesu rero yaje kuzura wa muntu w'imbere kugira ngo wapfuye agire ubuzima, yongere kumva Imana, yongere guhura n'Imana. Idini ryo rihera inyuma. Amadini uko yasanze niko yasize, nta kintu bigeze bahindukaho, na n'uyu munsi ni naryo ryamwishe. Bazakomeza kuba bo, nta kintu umuntu yakwibesha, n'umuntu yavuga ngo agiye guhindura idini. Ntibazigera bahinduka, uko yabasize niko azarinda agaruka. Ahubwo ni ukwibaza ngo ngewe uririmo nakiriye Yesu ku giti cyanjye. Kuko muribuka muri Egiputa bahishwa bwa mbere, pasika ya mbere ibo, umuntu wese yisigiye amaraso ku nkomanizo. Ejo bundi impanda nivuga, ntabwo Imana izahamagara institution runaka, idini runaka, bazahamagara umuntu mu izina rye. Hanyuma nibasanga rero utarahishwe ngo ube uri muri Kristo Yesu neza, ntabwo uzavuga ngo nasengeraga muri oya, nukureba niba koko warahuye na Yesu ku giti cyawe. Ubona rero ababyizihiza bakanywa bakarya, kuko hari nabo bavuga ati mwagiye kuduha pasika, muze mu rugo rwacu hari pasika, bikemera ko abantu bagenda mu ngo z'abantu kuko iki cyorezo kitaragira imbaraga. Ariko ukabona rwose abantu bizihije, hirya no hino hari n'abaga batijwe, bonge yewe n'iminsi mikuru igakorwa cyane. Iriya minsi mikuru ubona ivuze iki ku bakristo? Mu by'ukuri ntekereza ko biramutse bivuyemo imbere, ukishimira icyo Kristo yakoze, bikagera inyuma ukanywa fanta ntacyo bitwaye, ukanambara aho bishoboka. Nase utekereza ko abakristo bari muri Somalia baserebura, abategereje isasu kandi ntibimuza kwishimira ko yakiriye Kristo. Muri Iraq niho abantu muri iki gihe itorero rikura kuruta ahandi ku isi, kandi ntibafite urusengero na rumwe, babatizwa bihishe ku kigero, bagufashe nyine urapfa. Ariko abantu barabatizwa, utekereza ko batabyishimira, ahubwo ni ukutamenya icyo Kristo yakoze. Ubu buzima rero ureba bwo kwishima, ubundi hari ahantu habiri hakorwa ibyaha byinshi, kuri Noheli no kuri Pasika. Niho abantu basambana cyane, niho banywa inzoga nyinshi, nicyo gihe bafungura neza bakanambara neza. Nabihuje n'idini, uko abantu bakiriye idini kuruta kwakira Kristo. Idini navuze ko rihera inyuma rero niho hari ukujya kwambara, ubuzima bwose tureba bitandukanye n'icyo Kristo yakoze imbere. Biramutse mu mutima wahindutse ukaba ufite amahirwe yo kwishima inyuma, ni byiza. Ariko niba pasika iduha kunywa inzoga nyinshi no kurara ku muhanda no kwaya, ariko uzatunga umuryango ejo, bivuze ko tutasobanukiwe icyo Yesu yigeze akora. Kubwa ubona nk'ibyo iyo bikozwe, Satani aranezerwa kuko yarazi ko asebye, kuko Yesu yarazutse. Ariko ubona itorero noneho ritazi n'impamvu Yesu yazutse. Itorero ntirizi impamvu Yesu yazutse, hanyuma Satani arishima kuko ababonye ko afatisha abantu ikinyoma. Umuntu akaba mu kinyoma, idini rikakubesha ko uri umuntu mwiza,
ko uzajya no mu ijuru kandi ugahita uba mu kinyoma cyo kubaho udakijijwe. Uzandebera ukuntu iyo ubajije umuntu ngo urakijwe ahita aguye ngo ngiye nsengera kwa Gitwaza, nsengera kwa Masasu, ndi umu ADPR, ndi umu Restoration, nsengera muri Vivante, kandi si cyo wamubajije wakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza, ahita akubwira aho asengera. Aho usengera si wowe afite ikibazo, ahubwo wowe wahuye na Yesu ku giti cyawe. Rero Satani akomeza gufatisha abantu ikinyoma, ukabona abantu bizihiza imihango y'idini kuruta ico kumenya ico Pasika isobanuye. turimo twegereza ku musozo pastor, ubona Pasika bakwiye kuba bayizihiza bate noneho uyu munsi hano utanze inama ukavuga ati niba abantu bashaka kwizihiza Pasika nibayizihize muri ubu buryo, kubwa ubona bayizihiza gute? Kwizihiza Pasika bikwiye kuba gusobanukirwa ico Yesu yakoze, ni ukumenya ko uri umunyabyaha wagiriwe imbabazi, hanyuma ukareba ugahuza ubuzima bwa Pasika ugahuza urupfu rwa Yesu n'ubuzima ubaho bwa buri munsi. Nusanga bihura uzishima uvuga ati impanda ivuze nayumva, kuko ubu twizihiza Pasika ariko reka nsubire muri Egiputa. Muri Egiputa bari umwana w'intama n'iminono n'ibihanga n'ibyo mu nda ntaco basize. Byari bisobanuye nyine kwakira Kristo mu buryo bw'umwuzuro. N'amaso yawe uko areba n'uko utekereza n'uko uvuga, ni abantu bakajya bakubonaho ubukristo kuko wakiriye Kristo. Wari uzi ko Pasika yindi tuzayirira mu bwami, kandi utarakoze iyi ngiyi tuvuga kwakira Kristo Yesu neza ntafite uburenganzira bwo kuzajya mu bwami bw'Imana. Umuntu nakomeza kuba mu kinyoma ntiyinjize Yesu mu buzima bwe, agakomeza kuba muri mu buzima itorero ribamo gusa, bizamugora. Ubwo rero turimo turatanga inama tunafasha abantu. Bivuze ngo kurya umwana w'intama ngo indi Pasika ngo tuzayirira mu ijuru, ngize ikibazo. Ubundi Pasika ziriho n'izingahe? Pasika izimaze kuba bavuga ebyiri, ariko twagerekaho n'iya gatatu, kuko igihe Adamu na Eva bari bakoze icyaha nabwo amaraso yaramenetse. Kuriya kwambikwa nako kwari guhishwa isoni z'ubwambure. Ntabwo abateolojiya babivugaho rimwe, bamwe bayita Pasika abandi ntibayite Pasika. Pasika ya kabiri yabayeho ni muri Egiputa, ni naco gihe Imana yavuze iryo zina Pasika. Pasika ya gatatu yo twizihiza ni yabaye Golgota, ndavuga ku munsi w'urupfu rwa Yesu, kandi nabyo byahuriranye na Pasika. Hanyuma Pasika dutegereje ya nyuma ni ukuzajya mu bwami bw'Imana, aho tuzaba turokotse isi tubonye agakiza kuzuye mu mwuzuro wako, dukiza isi n'imibabaro yayo. Iyo nayo izaba ari Pasika, tuzaba duhishwe isi n'ibibazo byo mu isi. Hari ibintu biba abenshi mu matorero ya Gikristo kuri Pasika bagafata n'igaburo ryera, bakongera ngo kuzirikana urupfu rwa Yesu, uburyo yatanze umubiri we n'amaraso ye kugira ngo bikize isi. Ririya gaburo ryera, ririya funguro ryera rimaze iki ku mukristo? Ese ubundi bihura bite na Pasika? Urakoze. Biriya bintu rero nanjye birancanga, muzabimbarize abashumba bakuru. Ubundi hakwiye gukorwa igaburo rimwe mu kwezi cyangwa se kuri Pasika gusa? Itorero rya mbere, itorero ry'intumwa, buri uko bateranye bakoraga igaburo ryera. Niba ari amafaranga make y'imigati rero yabuze, niba ari ji batabona, niba ari abakristo bababanye benshi, ntabwo mbizi, ariko kwibuka urupfu rwa Yesu bikwiye kuba ubuzima. Buri uko abantu bateranye bakwiye guhora bibuka urupfu rw'umwami. Buriya abakatolika babikora neza. Buri uko abantu bahuye bakwiye guhuzwa no kwibuka icyo Yesu yakoze ku musaraba. Rero igaburo, ubwo navuze uburyo bwa mbere babikora, ariko igaburo ubwaryo ni ryiza kuko nabwo iyo umuntu arikoze neza, kuko biravuga ngo umuntu yinire yisuzume kugira ngo atagibwaho urubanza rwo kujya cyangwa se gusuzugura urupfu rw'umwami. Iyo umuntu rero yiniye akisuzuma, biguha akanya cyo kwihana intege nke zawe. Iyo urangije kwihana intege nke zawe, biguha kwibuka ko wacunguwe, hanyuma ugasaba imbaraga zo kurwana intambara nziza. Ku bwanjye igaburo ni ryiza, ahubwo nuko rikorwa gake. Igaburo ni ryiza nuko bariduha twararikumbuye.
murakoze cyane dusoje uko nguko umuntu areba uko ajya muri pasika ye n'uburyo ayizihiza hanyuma amenye n'icyo akwiye kuba yitwararika yiyiniriye wa mugani harimo n'abajya kuri iryo gaburo mwari muvuze ngo bikabateza indwara nacyo ni ikibazo kinakomeye cyane kuko Pawulo yaravuze ati bamwe muri mwe murarwaragurika kuko mubikora nabi ubwo nabyo abantu bakwiye kubyitwararika. Pastor murakoze cyane turabashimiye murasoza mudusengera nkuko nuri twatanga ikiganiro dusenga kandi tubashimira umwanya mwatugeneye. Data mu izina rya Yesu turasenze kugira ngo duhe gusobanukirwa pasika y'ukuri, duhe guhuza ubuzima bwacu n'urupfu rwawe, kandi imbaraga z'umuzuko zongere gukorera mu bizera, uzure ubuzima bwacu, uzure imibereho yacu, uzure ibitekerezo byacu, tubeho ubuzima bwazutse, imbaraga zawe zibane natwe muri byose, mu izina rya Kristo Yesu, amen.